Nongeye kubasuhuza nanone kuri Habitude Tech. Uyu munsi ngiye kubereka kode nanone. Hari ukuntu usanga ufite inshuti, umuvandimwe se ukeneye kuba yakumviriza ibivugirwa kuri telefone yawe. Dore rero igihe wagize amakenga cyangwa se igihe uri gukeka ko hari umuntu waba ari gukurikirana telefone yawe, ngiye kukwereka uburyo wabigenza kugira ngo uhagarike niba koko yaramaze kuyirinkinga. Ubwo ndavuga iki gihe abantu baguhamagara bakitabwa n'uwo muntu, cyagiye baguhamagara itari kuri rezo iyawe yazimye, uwo muntu wundi akitaba, cyangwa se baguhamagara igacamo igacikira utayifashe, igahitira iba linkedi kuri telefone ya wa muntu wundi. Cyangwa nanone hari ubundi buryo bavugaga, usanga umuntu yarahuje ku buryo witaba nawe akaba ari gukurikirana ibivugwa. N'ubwo ubwo buryo ntarabwizera neza ko buhari, ubwo menyereye nzi neza bukorwa ni ukubihuza, noneho abantu bakajya baguhamagara wowe ntibakubure igacamo, ariko wowe ntubone ko baguhamagaye, ahubwo bakavugana n'ujya muntu wundi wabihuje. Ngiye kukwereka uburyo ubikansaringa mu gihe ukeka ko ari uko byagenze, cyangwa se harabayemo kwibeshya akabihuza nabi. Twagiye. Uburyo bwa mbere ubikuramo, ari nabwo buryo bukoreshwa cyane. Uvuga ngo ndakwereka uburyo mfitiye purufu, kandi nigeze mpura n'umuntu ufite icyo kibazo agira ati ngewe ndahamagara, barampamagara deja ikitabwa na kanaka. Hari undi wambwiye ati ngewe mpora nitaba telefone z'abantu ariko bambwira ko bashaka kanaka, nkababwira nti siwe, nkabaha nimero ze bakongera bakazihamagara, sitira akaba ari njye nitaba. Mpita mubwira nti oke, niba ari uko bikugendekera, ubwo yarabihuje abihuza nabi, aguha akisesi zo kujya witaba abamuhamagaye. Rero yabikuye mwate, usabwa kureba videwo witonze, ugakanda like, byanaba byiza ugakora share ku muvandimwe n'inshuti, nawe akabasha kumenya iyi kode iyo ari yo, kuko ni ingenzi cyane nawe yayikenera. Ni ukwandika urwego, 2 2 urwego, ukemeza. Iyi sisiteme, iyi kode ikora kuri sosiyete ya MTN gusa. Call forwarding services has been disabled. You see, bahita bakubwira ko ugize ute, ubikuyeho, ubidisaborinze, ubikansarinze n'ibindi. Ako niko kantu nari mbafitiye uyu munsi, nubwo ari akantu kagufi cyane, ariko ndabizi neza ko hari abantu benshi bahura n'ikibazo nk'iki ngiki, ugasanga ntabashije kumenya ukuntu yabihanduringa. Rero hari nubwo bibaho ntubimenye. Mu gihe rero ufite amakenga y'uko byaba byarabayeho, byaba byiza ko wakoresha iyi kode ahasigaye ukabihagarika. Igihe ukeka ko hari umuntu ugukurikiranira telefone, nongere kwibutsa, igihe ukeka ko hari umuntu ugukurikiranira telefone, my friend, iyi kode yagufasha. Ni urwego, 2 2 urwego, ukemeza kuri simukadi ukekaho ko ikurikiranwa ya MTN.
murakoze cyane rero, kandi ko nayo mbafitiye uyu munsi, ntibibagirwe gukora subscribe niba uri mushya, niba dusanzwe tubana nanone kora share ku nshuti yawe nayo ibashe kumenya iyi kode cyangwa se ukubaza uko yabigenza, uhita umwohereza kuri YouTube Tech cyangwa umuhereza akarink. See you next. Ndabakunda cyane mwese, muri ab'agaciro.